Yes, reka nongere ngusuze kandi nkwani kazo umukunzi wacu dema kudukurikira umunsi ku munsi, reka nkubwire ngo uragaciro cyane gusukura amazu ukanda subscribe ngubitsa nawe turayikora kuyikora kakubwira ngo igihe cyose uzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro najyo bashikuba kibona mu bambere ndetse kandi turushaho no kujya tubana gatatu kuri gatanu ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bitandukanye bitambuka nga kuri Wikipedia Rwanda none n'ubundi onge twemerere udutiza umwami cyo cyane turamburire hamwe zipaza makuru mashya n'ubundi na makuru akomeje genda atigisa bitangaza makuru bwitandukanye ni muri kano kaya by'umwihariko rero tugarukanye inkuru navuga ko rwose atari nziza habe na gato ni inkuru itunguranye cyane by'umwihariko ku witwa Nyarwaya Innocent cyangwa se wamenyekanye ku mazina ya Yago Ponda biciye mu buhanzi ndetse no mu bunyamakuru kizamagengwa rero uyu mugabo ngira ngo murabizi ko yaramaze igihe yibira hariya mu gihugu cya Uganda ho n'ubundi uyu mugabo yerekeje mu gihugu cya Uganda nyuma ko yatangaje ko runahunze igihugu cy'u Rwanda nyuma yo ngo harabo yabonaga bakoraga umwuga umwe by'umwihariko mu bari bashaka kuba bamuhitana uyu mugabo ngo agafata icyemezo cyo kuba yahunga igihugu cy'u Rwanda. Byagiye bivugwa inshuro nyinshi ko by'umwihariko hari ibibazo cyangwa se amakimbirane hari hagati y'abanyamakuru ndetse n'abahanzi bo mu gihugu cy'u Rwanda ko by'umwihariko bifata indi ntera rero ubwo uyu Yago yagiranaga ibibazo bikomeye cyane nabo yavugaga ko bifuje kuba bamuhitana ko hashize igihe kinini katangira rero kugenda n'ubundi atera nabo amagambo by'umwihariko biciye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse hakazamo n'amagambo agize ibyaha. Ubwo rero RIB yatangaje ko uyu Nyarwaya Innocent yaje kuba n'ubundi ahamagazwa na RIB ubwo ibyo yararimo kugenda habazwaho byari birimo kugenda bikurikiranwa ngo nibwo rero yaje kuba ahunga igihugu cy'u Rwanda kwizamagengwa rero amakuru akomeje agaruka muri kano kanya na kiranye noneho na live yongeye kuba n'ubundi ikorerwa ku rubuga rwa Instagram. Live yaje kuba n'ubundi ikorwa na Yago ari kumwe na mugenzi we wiswe cyangwa se witwa Dekati Babara ukunzwe kuba n'ubundi nawe yagaragara cyane akoresha kuri rubuga rwa Instagram. Amakuru akomeje kugenda agarukwaho nuko n'ubundi iyi live baje kuba bakora bonge kwa n'ubundi bazura akaboze bakaza kuba bakongera kwibasira bamwe mu banyamakuru bo mu gihugu cy'u Rwanda. Abangaro nabarimo uwitwa Irene Murinda Habi uwitwa Murongi Sabe yewe n'abarimo DJ Brian bose bakomeje kugenda bagarukwaho cyane bibasirwa muri iyi live yamaze igihe kitari gito by'umwihariko bavuga byinshi bigiye bitandukanye ku buhemo bw'aba bantu bagiye ibagarukaho. Amakuru akomeje kugenda agarukwaho rero nyuma yuko n'ubundi uyu Nyarwaya Innocent ngo uwitwa Irene Murinda Habi yanze kuba amusaba imbabazi z'amagingwa ya rero uwitwa Yago yakomeje kugenda n'ubundi amushinja kuba by'umwihariko nkari ikimuga amagambo mu by'ukuri yari yanakomeje kugenda afata indi ntera muri icyo gihe ubwo aya matiku yabo yatangiraga ndetse uyu Nyarwaya Innocent yongera kuba yanatangaza ko uwitwa Murongi Sabe ni umunyamakuru wa Isimbi TV nawe bagiye bagirana ibibazo bikomeye cyane byanajemo ikibazo gikomeye cyane cyo kuba uyu mugabo yarafashwe amashusho ngo yagiye gutera akabadiro mu rugo rutarurwe akaza kuba n'ubundi yasimbuka gipangu akavunika. Ibi byose byakomeje kugenda habigarukwaho rero kugeza ubwo n'ubundi Yago yaje gutangaza andi makuru akomeye cyane avuga ko rero uyu Murongi Sabe ngo yaje kuba rero yahita noneho aba ikimuga cyangwa se agira ubumuga bwo mu maguru ngo kubyo kwizamagingwa rero nkasigaye agendera mu kagare aho kandi yaje no kuba ateguza ko mu minsi iri imbere ashobora kuzashyira hanze andi mabanga akomeye cyane y'uwitwa DJ Brian nawe wakomeje kugenda by'umwihariko agaragara nk'inshuti ye mu minsi cyangwa se mu bihe byatambutse kwizamagingwa n'ubundi kwa badacanye uwaka nyuma y'uko n'ubundi bashinjanya ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye aho n'ubundi Yago ashinja DJ Brian ubuhemu ndetse n'ubugome yakanamushinja kuba rero ari umutinganyi nkukora ibikorwa bikomeye cyane ku bana b'abakobwa ndetse ngakaba yarasenye n'ingo nyinshi cyane ngo zari zibanye neza hariya mu mujyi wa Kigali ngo nyuma ko n'ubundi hari amashusho witwa Nyarwaya Innocent cyangwa se uyu Yago Ponda ngasanzwe n'ubundi afite muri telefone ye nguyu DJ Brian arimo kurigata mu bitsina by'abandi bagore bahuje igitsina kwizamagingwa riri kumishigenda bigarukwaho nanone nibyerekeranye noneho no kuba uyu Nyarwaya Innocent nyuma yuko rero ngamaze kuba yatangaza ibingibi ngo yamaze kuba rero ashyirirwaho impapuro zo kumuta muri yombi ni mu gihugu cya Uganda aho uyu mugabo yanakomeje kugenda hatangaza ko arimo kuba yakubakira ubuzima bushya n'ubundi akongera kwabaho neza
neza nyuma ko n'ubundi yanatangaje ko yaje kuba ashinjwa inshuro nyinshi ko yateye abakobwa b'abandi amada. Kugeza ubwo rero yaje kuba atangaza ko rero ibyo byose byagiye bimushinjwa byari ibinyoma n'ubundi by'abifuza kuba bamuhirika cyangwa se bamwangisha abahoze ari abakunzi be cyangwa se abafana be. Yago rero akaza kuba atangaza ko kuza magingo ya we n'umugore we babana hariya mu gihugu cya Uganda bamaze kuba rero babyarana umwana, noneho yemera ko ari we papa we. Kwiza magingo rero amakuru akomeje kugenda havuga ko uyu Yago ari mu bakomeshikira n'ubundi by'umwihariko bashakishwa kugira ngo rero babashe kuba bakoherezwa mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko n'ubundi ribu ubwo Yago yajyaga mu gihugu cya Uganda n'ubundi yari yatangaje ko rero yavuye mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se yahunze igihugu cy'u Rwanda mu gihe n'ubundi ribu ari gikomeje kugenda ikora iperereza kubyerekeranye n'amagambo Yago yari yaragiye atangaza biciye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye mbere y'uko ava mu gihugu cy'u Rwanda akerekeza hariya mu gihugu cya Uganda. Byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho, bikomeje kugenda bigaragaza ko n'ubundi uwitwa Nyarwaya Innocent ashobora kuba rero yakwisanga mu maboko ataraye. Dukomeje kugenda n'ubundi dukurikirana akantu kandi kugira ngo tubashe kuba twamenya ukuri kuri aya makuru akomeje kugenda avugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko kuri izi nkuru zikomeje kugenda zigarukwaho zerekeranye n'uwitwa Pasiteri Julienne Kabanda nawe by'umwihariko nukomeje kugenda agarukwaho cyane nyuma y'uko by'umwihariko rero abashije kuba yagarukwaho bitewe n'uko ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere RGB cyamaze kuba n'ubundi cyambura ubuzima gatozi idini ya Grassroom yari isanzwe n'ubundi isengeramo abangaba cyangwa se yari isanzwe ibiriwe umuyobozi n'uyu Julienne Kabanda. Bivugwa ko rero ngo sanzwe by'umwihariko akora ibihabanye n'ibyo yakiye uburenganzira muri RGB. Byose turagenda tubigaruka gatanu kuri gatanu mu buryo burambuye nyuma y'uko n'ubundi akomeje kugenda havugwa byinshi cyane byagiye binagaruka mu minsi yatambutse aho byavuga ko rero uyu mugore cyangwa se iri dini ngo rikorana n'imyuka mibi. Byose turagenda tubirambura gatanu kuri gatanu mu makuru yacu ataha. Wowe gusa icyo ngusaba nuko wakomeza kwenyereka ko turi kumwe ugakanda kuri subscribe ugasiga igitekerezo cyawe ngo muri comment bijyanye n'amakuru dukomeje kugenda tukugezaho, by'umwihariko ugasiga n'akadarapo k'igihugu uherere mu bice tukarushaho kujya tubana gatanu kuri gatanu tunaziranye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyangwa se by'ibihugu duherereyemo hano muri iyi si, ndetse bikaba byiza cyane rwose mu gihe waba ukoze subscribe wibutse gukanda no kukazogera kugira ngo igihe cyose uzarishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro ubashe kuba wakibona mu ba mbere, ndetse kandi turushaho kujya tubana gatanu kuri gatanu ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tukugezaho umunsi ku munsi uko bwije ndetse n'uko bukeye. Turakunda cyane rero, reka tubabigire nka ndi makuru agezweho nayo ni mu kanya kari imbere. Wowe n'ugiye kuri tugumana ahangaha ngo mugenda mugezaho akantu kandi uko byifashe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda.